Amen. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro Yesu atanga abe muri mwe. Tunezererewe Imana igitondo nk'iki ngiki kiduhaye umwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana kuri iyi channel. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Bakunzi bacu baduhumurizanye TV, mbararikiye gukurikirana iri jambo ry'Imana kuko tugiriwe ubuntu nibambe yo kugira ngo turiganireho. Reka dutangire dusenga, twinginga Imana, dutegura imitima yacu kugira ngo Imana ibashe kubana natwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Mana, turagushimye, turakubashye cyane, turakunezererewe igitondo nk'iki. Tugushimiye kuri Imana yera ikiranuka, wabanye natwe, waturinze, izina ryawe rihimbazwe. Amasanga yaga tuguhaye icyubahiro kubera ko ari Imana yacu, Imana agakiza kacu. Warinze ababyeyi, urinda abagabo, abasore n'abakobwa, uraturinda, izina ryawe niribishimirwe. Uyu mwanya mwiza rero turakwinginze kugira ngo bane natwe, imbaraga z'umwuka wera nizitubeho mu izina rya Yesu. Ubwiza bwawe reka bugaragare mu mitima yacu, kandi imbaraga zawe Mwami reka zihagarare natwe muri uyu mwanya w'ijambo. Naba ari twe ahubwo izina ryawe riba ari ryo. Turakwinginze kugira ngo iri jambo ryawe tugiye kumva, umwuka wera riherekeresha imirimo n'ibitangaza, buri wese umuhe kuryumva no kurisobanukirwa, kandi rikora umurimo ukwiriye mu mitima. Urakoze kuri Imana ibyumvise, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Munyemerere tuganire ijambo ry'Imana riboneka mu Balewi, igitabo cy'Abalewi, ibice 6, umurongo waho ibice 10, umurongo waho wa 7, niryo jambo tugiye kuganira. Reka dusome. Haranditse ngo, kandi nimuve ku muryango w'ihema ry'ibonaniro mudapfa, kuko muriho amavuta y'Uwiteka yabasize, bagenza uko Mose yabategetse. Reka twongere turisubiremo. Haranditse ngo, kandi nimuve ku muryango w'ihema ry'ibonaniro mudapfa, kuko muriho amavuta y'Uwiteka yabasize, bagenza uko Mose yabategetse. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Reka twongere dusome n'undi murongo uboneka hano muri Obadiya muri abahanuzi bato. Obadiya umurongo wa 17. Ntabwo tuvuze igice kuko Obadiya yanditse imirongo 21. Hanyuma reka muri iyo mirongo dusome mu uyu murongo wa 17. Haranditse ngo, ariko ku musozi wa Siyoni hazaba barokotse, kandi hazaba hera, ab'inzu ya Yakobo bazasubirana ibyabo. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Tugiye kuganira kuri iri jambo rivuga kuguma ku muryango w'ihema, kuguma ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Kandi amahema ni menshi, tubanze turebe ni irihe hema tugomba kugumaho. Ihema riri kuvugwa hano ntabwo ari amahema abantu bakoreramo ubukwe, abantu bakoreramo ibirori n'ibindi. Ni ihema ry'inzu y'Imana, cyangwa se ni ku muryango w'inzu y'Imana. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iravuze ngo, nimuve kuri uyu muryango w'ihema rero ry'ibonaniro. Aya magambo yabwirwaga bande? Ni kubera iki yavuzwe aha ngaha? Iki cyari igihe cy'Abisiraheli, babambaga amahema yo kubamo, bakaba ariyo batambiramo ibitambo, bakayasengeramo, bagahamagara Imana, Imana ikumva, ndetse bakagera ku rwego rw'uko banezerererwa Imana bari muri iryo hema, Imana ikamanuka ikaganira n'imitima yabo. Imana ishimwe cyane. Ngo igihe kigere rero ngo habaho gutambira Imana ibitambo, ariko haza kubonekamo abagabo babiri, uwitwa Nadabu na Abihu, ngo baragenda bajya imbere y'Imana, ngo bafata ibyotero bajya gucanira Imana ibitambo, bajya gucanira Imana umuriro cyangwa batambira Imana ibitambo, ariko babikora mu buryo butari bwo. Ngo imbere yabo habonekaho umugayo, kuko batambiye Imana bagacana umuriro udakwiriye. Ubundi umuriro uboneka mu buryo bwinshi, ariko aha ngaha tugiye kuvuga ku muriro w'umwuka wera cyangwa ku muriro w'amasengesho. Imana itugirire neza. Muri bo habonekamo umuriro udakwiye, ngo Imana imanukana uburakari, ngo imanura umuriro urabatwika, ngo bapfira imbere ya hera. Kubera iki bapfuye? Kandi bari bari gutamba ibitambo. Imana ishimwe. Hari hariho ko mu gihe nk'iki umuntu wagombaga kujya gutambira Imana igitambo, Bibiliya ngo yabanzaga kwiyeza, ngo akambara imyambaro imwemerera kwinjira hera, ku buryo yahajyaga nta mugayo, nta rubanza, nta kizinga, akahajya afite umutima utunganye, ku buryo ari bubwire Imana, Imana ikamwumva. Babanzaga gutamba ibitambo, ngo bagatamba ibitambo by'uko bari amahoro, bagatamba ibitambo bibakuraho ibyaha. Turashimira Kristo waje agakuraho ibitambo
kutubabarira. Nihashimirwe Yesu wazanye imbabazi. Imana ihimbaza. Ngo rero byabasabaga ko bari bugende bagafata ibitambo, bagafata ihene, bagafata inuma zinungura, bagafata ibimasa, bagafata abana b'intama beza, ngo bakagenda bakabashyira imbere y'Imana, ngo bakababaga. Ariko turashimira Yesu wakuyeho ibitambo. Uyu munsi ntabwo twari bubone ibitambo byo kuducungura biri budukureho ibyaha. Ariko kuri iki gihe byo nibyo bakoreshaga. Rero n'uyu mugabo Nadabu ngo baragenda bagera imbere y'Imana, bafata ngo umuriro udakwiye bawushyira mu byotero, bajya imbere y'Imana. Reka tubishushanye no kujya imbere y'Imana utiyejeje, kujya imbere y'Imana utaboneye, kujya imbere y'Imana utihariye ibyaha, uri umunyamanyanga ufite amafuti mu maso y'Imana. Ngo baragenda ngo bajya imbere y'Imana batangira gucana umuriro, ariko ngo bacana umuriro udakwiye. Ndagira duti ntabwo bacana umuriro udakwiriye. Bene data mukurikirana iyi channel Duhumurizanye TV, ndagira ngo mbabwire ngo iki ni igihe cyo kugira ngo ducane umuriro ukwiriye muri twebwe. Umuriro ukwiriye mu buryo bw'umwuka, ducane, dusenge, amasengesho aboneke. Haleluya. Bundi hari ikintu namenye, umuriro waka nta kiwuvogera, umuriro waka nta kintu na kimwe kijya kiwubahuka. Ariko iyo umuriro wazimye n'umusereba binyuramo, imbere binyuramo ikatambuka buri kintu cyose. Uyu muriro Dawidi ngo niwe agera mu ishyamba agiye kuragira intama za se, ngo abashumba bagenzi be baramubwiye ngo hano kugira ngo ubeho tubeshwaho n'umuriro, banza gucana kugira ngo inyamaswa z'inkazi zitaza zikakwica. Dawidi aravuga ngo njyewe sindi bucane nk'uwo mucana, njyewe ndacana umuriro w'umwuka wera, ndacana umuriro w'amasengesho. Gihe abandi barimo baratashya inkwi, gihe abandi barimo baracana, Dawidi wakajya imbere y'Imana akayiramya, akavuga ngo uri Imana nyamana, uriho uzahoraho, akayibwira ngo uzi kurinda. Dawidi agatambira Imana, Imana ikanezerwa. Wa muriro yacanye, haleluya, ukaza kumurengera no mu bicuku bya nijoro. Ngo ijoro ryagera abandi bakegera wa muriro wabo, ngo ariko Dawidi wakagenda akaryama agasinzira. Mu gitondo bakaza kureba ko Dawidi yapfuye, akababwira ngo nzajya ndyama nisigure kuko niseguye ukuboko k'Uwiteka. Imana ibihimbarizwe. Umuntu wacanye uyu muriro, muri uyu muriro habamo uburinzi, muri uyu muriro w'umwuka, mu muriro w'amasengesho habamo uburinzi bukomeye, habamo ubudahangarwa, kuko umukobwa wacanye uyu muriro ntabimuvogera. Umubyeyi wacanye uyu muriro mu rugo rwe, naho iz'abandi zasenyuka urwiwe rurakomera. Umugabo wacanye uyu muriro ahora anezerewe, ahora aguwe neza, ahora mu buntu bw'Imana. Imana itugirire neza. Ndagira ngo ubwire ngo cana umuriro muri wowe, ongera ucane. Musa yazamukaga ku musozi Karumeli, ngo n'abahanuzi ba Bayali nabo barazamuka, bahageze baravuze ngo reka ducane, reka dutange ibitambo, hanyuma iri busubirishe umuriro niyo turi busenge. Ngo abahanuzi ba Bayali bagira ngo za mana zabo ziri bumanuke zisubize, nibamenya ko umuriro uri bumanuke n'uwo wacanye. Tugeze mu gihe cyo kugira ngo uwowe umuriro wawe cyangwa se umuriro uri gucana aba ari wo ukurengera mu gihe nk'iki ngiki. Ngo bajya imbere ya Bayali, bajya imbere ya Shera, biranga. Ngo ariko kubera ko Eliya we yari yaracanye, hari ahantu yari yaracanye, ngo agiye imbere y'Imana aravuga ngo Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli, bimenyekane kuri Imana. Uwo mwanya ngo umuriro yacanye cyagiye, umuriro yacaniye ku kagezi, umuriro yacaniye i Sarafati, umuriro yacaniye mu buvumo, umuriro, haleluya, umuriro yacanye ari wenyine, umuriro yacaniye mu y'ibiri, umuriro yacaniye mu y'itatu. Ngo uyu muriro agenda urikusanya, umuriro yacanye afasha abapfakazi, umuriro yacanye afasha imfubyi, umuriro yacanye atanga amaturo, umuriro yacanye atanga icyacu. Ngo umuriro agenda urikusanya, uramanuka utwika igitambo. Haleluya. Ni igihe cyo kugira ngo ucane uwawe, umuriro wacanye niwe ugiye kukurengera. Ngo abo bagabo bajya imbere y'Imana bacana umuriro udakwiye, ngo Imana imanukana uburakari irabica. Mbibutse ko iyi Imana irica kandi ikanakiza. Ni Imana yica ikanakiza, ishyira ikuzimu igakurayo, ni izo mbaraga z'Imana. Haleluya. Ngo Imana iramanuka irabica.
ngo ibicira imbere y'ahera, ibicira mu ihema hagati, ibicira aho ngaho bose bareba. Abisiraheli bari bateranye ngo ubwoba bagira ubwoba, ngo Imana irabaruka ibwira Mose, iramubwira ngo Mose we bwira Aroni baze baterure bene wabo bava imbere y'ahera, babashugunye babashyire inyuma y'ingando, babashyire inyuma y'ingando bava imbere y'ahera. Ubundi igihe kirageze ngo hagire intumbi ziva ahera, hagire intumbi ziva ahera. Hari ijambo nasomye mu byashiriwe Yohana 3 ivuga ngo nzi imirimo yawe, nzi ko ufite izina ry'uko uriho nyamara uri intumbi. Hari igihe umuntu agaragara ko ariho ariko yararangiye, yarapfuye kera. Zaburi ya 84 umurongo wa 6 hari ijambo rivuga ku bahungu bene Kora ngo baramanutse bagiye kugera i Siyoni ngo bajye gutambira Imana ibitambo, ngo bahageze ngo basanga hari intumbi. Izi ntumbi zari zihari ntabwo ari intumbi mu bigaragara, ni intumbi mu buryo bw'umwuka. Mu buryo bw'umwuka hari igihe umuntu apfa kandi urupfu ntabwo umuntu ajya rubona, kubera ko intumbi mu buryo bw'umwuka ntabwo inuka. Intumbi yo mu mwuka ntabwo inuka. Imana iturengere. Ngo binginga Imana ya Isiraheli, Imana imanura imvura. Iyi mvura iraza ikukumba za ntumbi. Bandika baririmba bahimbaza Imana, baravuga ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa umuntu ufite mu mutima inzira z'igisiyoni. Izi nzira nta zindi ni Kristo, kuko Yesu niwe wavuze ngo ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa Data namujyanye. Imana ihimbazwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Iyi nzira umuhanuzi w'Imana Yesaya yivuzeho ku bice 35:8 haravuga ngo umugenzi naho yaba ari umuswa ntabwo azayiyoba, ngo azaba ari inzira yo kwera, abanduye imitima ntabwo bazayinyuramo. Iyi nzira yari Kristo bavugaga. Baravuga ngo iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, ni cya gikombe kirimo intumbi, ngo iki gikombe bagihindura ahantu h'amasoko. Haleluya. Bibiliya iravuze ngo bahamagara abantu, barababwira ngo nimuze mukure izi ntumbi ahangaha ziva ahera zitaka inyuma y'ingano. Igihe kirageze ngo Imana ikure intumbi ahera, ikure intumbi ahera. Hari intumbi mu buryo bw'umwuka. Hari igihe umuntu aririmba yarapfuye kandi ntiwabimenya, wakibaza kubera icyo aririmba ariko ari intumbi. Ntabwo ibyo wabimenya keretse uri mu mwuka. Hari igihe umuntu ashumba ariko agashumba yarapfuye kera byararangiye, ari intumbi. Hari igihe umuntu abwiriza ubutumwa ariko yarapfuye. Ariko igihe kirageze ngo intumbi ziva ahera. Sawuli yayoboye imyaka 38, Imana yaramuciye ku ngoma. Yari intumbi burya, mu buryo bw'umwuka yari intumbi, ariko mu bigaragara ari umwami. Ariko igihe kirageze ngo Imana ikure intumbi mu nzira, ihamagare ba Dawidi, hagurutse abandi bakozi cyangwa n'abariho bagikora, Imana ibashyigikire bakomeze. Imana iturengere cyane. Ngo abantu bagira ubwoba, ijwi riramanuka rivugira muri Mose. Imana irababwira ngo nimwumve, muri mwebwe simbona ikiriyo muri mwe, simbona umubabaro, nimwambara ibigunira, nimwitaburireho imyenda ngo mugende mubabare, ngo mwapfushije ngo mwagize gute, nimugaragaze umubabaro mu maso yanyu. Kubera iki babwiwe ngo nimugaragaze umubabaro kandi bapfushije? Wapfushije ngo ntugaragaze umubabaro? Mose arababwira ngo muramenye, nimwigere murakara, Imana itabarakarira, ahubwo mwebwe nimuserebure mu cyimbo cyo kurira, nimuserebure kubera Uwiteka agize ibinakura mu nzira, agize ibinakura ahera. Hari igihe biba ngombwa ko Imana ipfusha ikabwira abantu ngo nimurire. Wenda urugero, tumaze igihe kinini tudaterana, reka mbyite gutyo kuko gusenga aho umuntu asenga buri munsi, nta gihe umuntu adasenga. Tumaze igihe kinini tudasenga, turi mu rugo, tudaterana turi mu rugo. Iki gihe cyaguma mu rugo, abantu benshi barapfapfanye, abantu benshi nta muriro w'amasengesho wabonetse muri bo. Abantu benshi baravuze ngo reka tubireke kuko n'ubundi bidusenga, basengaga kuko insengero zikinguye, abo ngabo barabiparitse barabireka burundu. Ndimo ndavuga ntabwo nshobora gufata amasengesho n'ay'umunsi umwe ngo nsengere abantu bagushijwe no kuba twari turi mu rugo. Abantu bagushijwe naguma mu rugo, njye sinabasengera, ni jyewe ariko
ntabwo nabasengera, ntabwo nshobora gusengera umuntu wasubiye mu kabari yari umukozi w'Imana. No, ntabwo namusengera. Kubera iki nashobora kumusengera? Uyu muntu yakoze ibintu azi. Ntabwo igihe cyaguma mu rugo cyari igihe cyo kugira ngo abantu bigaragure mu byaha, kubera ko abantu bajya mu byaha iyo ari igihe cy'umunezero. Niba imirimo yari yahagaze, abafite botike bazikinze, abakora baba bari mu rugo, ni gute umuntu yabonye umwanya wo kujya kwiyandurisha ibiteye isoni? Ni gute umuntu yabonye umwanya wo gusubira inyuma? Nibaza ko cyari igihe cyo kwinginga Imana, abantu tugasenga ubwiza bw'Imana bukamanuka. Cyari igihe cyo gutaka, cyo kubwira Imana ngo turengere. Cyari igihe cyo kubwira Imana ngo mfasha abana nanjye nandura kino cyorezo. Cyari igihe cyo kubwira Imana ngo shyiraho uburinzi n'ubudahanga. Ntabwo cyari igihe cyo kugira ngo abantu basubire mu byo bavuyemo. Aba nabo bose arababwira ngo nimubaririre, barapfuye nibyo, ariko nimubaririre. Ahubwo ikintu mugomba gukora ni mukurihimbisha intumbi imbere y'ahera zigenda zitabwa inyuma y'ingano. Ngo babigenze uko Mose ababwiye, kubera ubwoba abantu bafite, ngo barahita bagenda birukanka bagira ubwoba, ngo baragenda bagera ku muryango w'ihema ry'ibonaniro bashaka gusohoka. Mose arabareba arababwira ngo nimurisigeho, nimuve ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Gute turi bugume kuri uyu muryango abantu barimo barapfa? Gute turi bugumeho tubonye abantu Imana yije turawugumaho? Mose arababwira ngo muramenye hirya y'umuryango hari urupfu. Nubwo hari abapfuye ariko mwebwe nimukomeze. Nubwo bamwe bapfuye ariko mwebwe mwirambika, nimugume mu byizerwa, nimukomeze mwubahe Imana, nimukomeze musenge, nimukomeze mwiyirize ubusa, nimukomeze musome ijambo. Nubwo hari abasubiye inyuma, abashumba bagihagaze, nibakomeze bakorere Imana. Nubwo hari abahanuzi babirambitse, ariko kandi hari n'abandi bakomeje. Ndababwira ngo nimuwumveho uwo muryango, nimuwumveho. Nibasiwe ariko mwebwe nimusiwe. Imana ihimbazwe. Nibatingo ariko mwebwe musigumemo. Haleluya. Nimumve ku muryango w'ihema. Elesiri will be the for dry. Nimumve ku muryango w'ihema ry'ibonaniro mudapfa. Hirya y'umuryango hari urupfu, hirya y'umuryango hari intambara, hirya y'umuryango hari amakuba, hirya yo kuva mu byizerwa hari ukubaho nabi. Ariko turashimira Yesu, iyo tukiri ku muryango w'ihema ry'ibonaniro tuba tuhafite amakuru, tuhaba dufite amakuru. Haleluya. Tuba ku muryango dufite amakuru. Mose arababwira ngo nimugumaho ngaho. Yemwe bagabo bene data nimugumaho, babyeyi nimugumaho, bakobwa nimugume kuri uwo muryango, urubyiruko tubuze muri iyi minsi nimugume kuri uwo muryango. Undi mu bisanzwe ku muryango nta cyiza gihari, kubera ko iyo uri ku muryango imvura iragwa ikakunyagira. Iyo uri ku muryango abantu barya, ariko wowe nturye kuko uhagaze hehe ku muryango. Ubundi ku muryango hari iki? Ku muryango ariko turashimira Imana iyo dushyize ku muryango, ivuze ngo nituhava hari n'ikintu ihatubwiriye. Iyo dushyize ku muryango itubwiye ko hirya yawo hari urupfu. Umuntu uri ku muryango mu buryo bw'umwuka, umuntu uri ku muryango aba afite amakuru. Ijuru riramanuka rikavugana nawe rikamubwira ngo mwana wanjye. Haleluya. Mwana wanjye, muzi impamvu uyu munsi basigaye bakoroga ibyo bakoroze bikagufata? Nukiri ku muryango w'ihema ry'ibonaniro wowe uvuye. None se utari ku muryango ugira ngo wamenye amakuru? Ntabwo biba. Umuntu uri ku muryango yumva amakuru y'iby'imbere akumva n'ibyo hanze, amakuru yose aba yafite. Mana ishimwe. Mose arababwira ngo rero nimuve kuri uwo muryango w'ihema ry'ibonaniro kugira ngo mudapfa, kuko muriho amavuta. Bantu muriho amavuta Uwiteka yabasize, bantu mwatoranyijwe n'Imana, bantu mwahamagawe n'Imana, bashumba musumbye umukumbi w'Imana, baririmbyi muririmba, nimuve ku muryango w'ihema ry'ibonaniro kuko muriho amavuta. Hari amavuta Imana yabashyizeho. Mana ishimwe. Hari amavuta bariho, hari amavuta Imana yabasutseho, yabatoranyije mu magana menshi y'abanyabyaha. Hari ahantu Imana yagiye ibikurira. Abapfuye nimubareke bakurwa hera batabwe, nibagende bazima nibashaka bazicuruze, kuko n'ubundi bamaze gupfa.
imana ikibabonamo, nta musaruro tubatezemo. Umuntu wapfuye ntiyakubwira ibizima, umuntu wapfuye aba yarapfuye. Impamvu Yesu yavuze ngo abo ngabo muzabamenyera ku mbuto zabo. Kuba agiye mu kabari si igitangaza, n'ubundi yarazinywaga, ahubwo ni ukugira ngo imana imwerure, ikureho, imutwikurure, buri wese abibone ko akuba imbere y'iki, imbere ya he. Nimuve ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Shaka kuvugana n'abantu bakiririho, abantu batararivaho, abantu bakirihagaze, abantu bagihagaze mu byizerwa, abantu bacumva amakuru y'Isiyoni, abantu imana ikimanuka ikabwira ngo bana banjye ndagira mbabwire ngo kuri uyu muryango turiho ihadushyize hari n'igitumye ihadushyira. Reka dutegereze imana kuri uyu muryango, imana igiye kutugirira neza. Reka dutegereze imana kuri uyu muryango, imana igiye kudutabara. Reka dutegereze imana kuri uyu muryango, imana ntabwo izatureka. Ntabwo imana izatureka. N'ikimenyimenyi iramanuka ikaganira natwe. Imana ishimwe cyane. Twasomye irindi jambo twerekera ku musozi rivuga ngo ku musozi wa Siyoni. Ubundi iyo bavuga Siyoni ni ijambo risobanurwa ngo naho imana iri cyangwa naho intebe y'imana iba, ni icyicaro cy'imana. Mu yandi magambo, Siyoni ni ahantu imana iri, ahantu yicaye. Ku musozi wa Siyoni hazaba barokotse, hazaba abantu barokotse. Muri ibi byaririmbye aravuga ngo urwane intambara nziza, Kristo n'imbaraga zawe. Nongere nibutse abakristo badukurikiye, murabizi ko turi mu ntambara, kandi intambara turimo ntabwo ari iy'umubiri. Muri ibi byabivuze waravuga ngo urugamba ndimo ndarwana rurakomeye. Iyo ruza kuba urugamba rw'umubiri, nari guhamagara abakomeye bakaza bakamfasha, nari guhamagara inshuti zanjye zikaza zikamfasha. Navuga ngo ariko urugamba ndimo ntabwo ari urw'umubiri, ni urugamba rw'umwuka. Igihe kigeze ngo Yesu asohoze icyari cyamuzanye, ngo abasirikare baje kumufata, yari afite umwigishwa umwe bagendanaga. Imana ishimwe cyane. Petero yagendanaga inkota, Yesu bakagendana, ariko Petero yiyumva ko azarwana urugamba rw'umubiri rw'iki, ariko ntabwo urugamba turimo ari urw'umubiri. Arahamagawe, akuwe mu burobyi, ariko ararebye aravuze ngo ngewe uru rugendo ndimo ntabwo napfa kurugenda gutyo gusa, reka nitwaze inkota. Ngafata inkota, aragenda yishyira ku mukandara, arayigendana. Aravuga ngo ngewe umwana w'Abazerote. Petero yavukaga mu muryango w'Abazerote. Abazerote bari abantu bazi kurwanisha inkota cyane, iyo byageraga mu mbaraga yirwanagaho. Petero nuko nguko naje kumubwira ngo iby'umwuka ngo agendana inkota. Yesu baje kumufata, ngo Petero abayikuyemo, abafasha umusirikare wari usingiriye Kristo ngo abamukase ugutwi. Yesu arunama afata kwa gutwi k'umusirikare kwacitse, aragufata neza, arongera guteraho. Abwira Petero, aramubwira ngo Petero sigaho, Petero sigaho. Urugamba turimo ntabwo ari urw'inkota, urugamba turimo si urw'inkota y'amagambo, urugamba turimo ni urw'umwuka. Namubwira ngo subiza inkota yawe mu rwubati, ongera ubike inkota. Dufite abakristo barimo bararwanisha inkota muri uru rugendo, ariko subiza inkota ya kamere hasi, subiza inkota y'umujinya hasi, subiza inkota y'ishyari y'urwangano hasi. Urugamba turimo ni urugamba rw'umwuka, tururwanisha gusenga, tururwanisha gukiranuka, tururwanisha kuvuga ukuri, tururwanisha ibyo byose by'umwuka we. Imana ishimwe. Mwaka ufite yishyire hasi. Rugamba turimo ntabwo ari urw'inkota, rugamba turimo. Hari abantu bajya barwanisha inkota, abantu baranangaza, ukumva ngo umuntu yakuvuze nawe ukajya kumuvuga. Urwo ni urw'umubiri, ukamuhamagara ngo ngwino usubiremo, ngo ngwino umbwire. Arakubwira iki? Arakubwira iki? We ari mu rw'umubiri, wowe uri mu rw'umwuka. None biramenyekanira he? Itandukaniro riri hagati yawe n'umunyamubiri ni irihe? Ni uko wowe igihe wumva ibyo byose, igihe wumva ko yakuvuze, igihe wumva ko yakubeshyeye, wowe urashyira ivi hasi, ubwire Yesu ngo urabizi. Haleluya! Bwire Yesu ngo urabizi, umwinginge umubwire ngo mu imbaraga mbashe gukomera, mu imbaraga mbashe
Imana ishimwe. Wivuga ngo ugiye kugashyira hasi. Ntatangaye aho umukristo avuga ngo reka agakiza gashyira hasi ubundi nkwereke n'ubundi ntako wari ufite. Kuko iyo umuntu afite agakiza arahamya, umuntu ufite agakiza arashikama, umuntu ufite agakiza ka Kristo nta kintu na kimwe kimukura mu buntu bwe. Yesu muri Matayo ibice 5 hari ijambo nakunze arimo aravuga abahiriwe 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 bahirwa bakene mu mitima yabo n'iki, ngo ageze ku murongo wa 12 arababwira ngo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakababeshyera ibibi byinshi babamura, muzishime. Icyo ni kimwe mwitere hejuru kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu bwami bw'Imana. Imana ishimwe. Ngizi ingororano z'abizera ni ukwishimira ko babatutse, ni ukwishimira ko babavuze, ni ukwishimira ko babasuzuguye, bo bakanezerwa bakavuga ngo tuzajya mu ijuru, bakaguma mu kirere cy'umwuka, kubera ko urugamba turimo ntabwo ari urw'umubiri, ntabwo ari urw'umubiri barokore, ntabwo ari urw'umubiri, ntabwo ari urw'umubiri. Iyo ruza kuba ari urw'umubiri hari abantu bari kwirenganura, ariko kuko ari urw'umwuka bagumye ku mavi barimo barasenga. Imana y'amahoro, Imana ya Isiraheli ije kubarenganura. Bibiliya iravuze ngo rero kuri uyu musozi wa Siyoni hazaba barokotse, hazaba abantu barokotse. Ubundi umuntu arokoka kuko ari mu ntambara. Narindi kubabwira ko turi mu ntambara muri iyi si, turi mu ntambara ariko turi mu ntambara y'umwuka. Utazi kurwana intambara y'umwuka akarwana iy'umubiri egare gutsindwa. Turi mu ntambara y'umwuka. Mana ishimwe. Hazaba abantu barokotse kandi kuri uyu musozi hazaba hera, kugira ngo urokokane ubuzima, urokoke ukiri umukristo, ni ukuri burwanishe gusenga, ni ukuri burwanishe gusenga guhamya, ni ukuri burwanishe gukiranuka, ni ukuri burwanishe kubana n'Imana, ni ukuri burwanishe gucana umuriro w'amasengesho muri wowe kugira ngo ubashe kurokoka. Mana itugirire neza, Mana dutabare cyane. Biragusaba guhagarara, biragusaba gushikama, biragusaba gusenga, biragusaba kubana n'Imana kugira ngo ubashe kurokoka muri uru rugamba turimo. Hazaba barokotse. Mbibutse ko hari igihe umuntu arwana ariko akaneshwa, hari igihe umuntu aba mu ntambara ariko iyi ntambara arimo nayitsinde, ariko usanga uyu muntu nubwo arokotse ariko arokotse ariko ajorite, arokokanye ubumuga, arokokanye ubumuga. Imana idufashe ntihabeho kurokokana ubumuga mu isi y'umwuka. Kurokokana ubumuga ni ryari? Ni igihe warwanya ugatsindwa, ugasanga wisanze mu byaha, urwanya intambara, urimo urarwana ariko usanze wanesheje. Icyo gihe urokokanye iki? Ubumuga. Hari abantu tuzi bafunguririwe isengero barimo baraterana. Twagiriwe ubuntu n'ibamba Imana, hari isengero yagiye ikingurira barimo baraterana, ariko usanga mu iteraniro harimo umuntu warokokanye ubumuga bwo kunywa inzoga. Umunsi atateranye yagiye mu kabari. Uyu muntu iteka ubwo baba bari kwigisha ijambo, igitima kiwe kiradiha. Sanga umuntu ararokotse ariko arokokanye ubusambanyi, yarasambanye mu cyimbo cyo kugira ngo yuzure umwuka wera, ari kubwira Imana ngo mbabarira. Ngubwo ubumuga abantu barokokana nabo. Ni akajoriti nimwe izagera mu bwami bw'Imana. Mwisi mwuka ni akajoriti Imana ishaka. Ubumuga, ufite ubumuga wemerewe kuba mu itorero, wemerewe kuba mu idini urimo ugasenga, ukugira ngo wiginge Imana ikubabarire gukiza ubwo bumuga. Ariko ubwo bumuga ntabwo wabwinjirana hera. Ijuru rizajyamo abantu bakijijwe neza, ijuru rizajyamo abantu banesheje, abantu biyambuye iyi si, abantu babaye mu isi ariko isi nibabemo. Dufite abantu bari mu isi ariko n'isi ikababamo, ikabayobora, ikabakoresha ibyo ishaka. Tugeze mu gihe cyo kugira ngo twebwe ubwacu dutegeke isi turimo. Imana iturengere, Imana idufashe cyane. Barokore, ndagira ngo twongere twisuzume. Aho ngaho uri mu kazi, aho nta bumuga wicara mu isi y'umwuka, Imana irakureba iti? Irabona ukiri umugabo wo guhamya ibyayo nk'uko bikwiriye, cyangwa ufite ubumuga? Ko wari umuririmbyi, uyu munsi urafata mikorofone ukaririmba ukumva ni sawa, cyangwa muri ubwo buririmbyi bwawe ufitemo ubumuga? Waracumbagiye, uri kajoriti, uri kajoriti, urimo urasenga ariko ijuru ryareba rikakubonana ubumuga, kuko warateshutse, ntabwo warwanye ngo utsinde. Ariko turi imbere y'Imana isumba byose.
haracyariho ibyiringiro, niko Yobu yanditse. Aravuga yuko igiti naho cyatemwa cyakongera kigashibuka. Turacyari imbere y'Imana. Yesu aracicaye ku ntebe y'imbabazi, yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ndagira ngo mubwire ngo ubwo bumuga ufite, wowe ugira ubuntu bwo gukurikirana Duhumurizanye TV, ndagira ngo ubwo bumuga ubwire Imana ibikubabarire. Winginga Imana uyibwire ngo naramugaye, nagendaga nzi ngo ndi muzima kumbi naramugaye, ndi kajorite. Nabwirizaga nzi ngo ndi muzima ariko ndi kajorite. Nari nshumbye itorero nzi ngo ndi muzima ariko nabaye kajorite, kera byararangiye. Narindi mu rugo ariko kandi mu rugo ndimo nakaguru mfite, naracumbagiye kuko naciye inyuma uwo tubana, ndi kajorite. Nubigenza gutyo Imana irakubabarira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Pawulo yabivuzeho, aravuga ngo narwanye intambara nziza, narwanye intambara yo kwizera. Arihamiriza, aravuga ngo narayirwanye, ariko none ikigeretse kuri ibyo mbikiwe ikamba ry'ubugingo. Ndaribikiwe bitewe n'intambara narwanye, ndi kwihamiriza ko mbikiwe ikamba ry'ubugingo. Mana ishimwe. Iyo umuntu yarwanye intambara nziza, nawe ubwiwe arihamiriza, mu murimo arihamiriza, muri korali arihamiriza, hari umukobwa mu bukobwa bwe akihamiriza, akavuga ngo kuko narwanye intambara nziza, nkarwana siniyandarike, nkarwana ndabizi ko mbikiwe ikamba. Mbibutse ko nyuma y'ubuzima hari ubundi. Bimwe mu bintu dukwiriye kumenya, hari igihugu turimo turasiganirwamo, hari igihugu, kandi iki gihugu ntikiri ku ikarita y'isi, igihugu cy'ijuru. Imana ishimwe, iki gihugu cy'ijuru kirahari, abizera tuzagitaha. Ndagira ngo nawe muri iki gihe wongere wisuzume, kubera ko ubwami bw'Imana buri bugufi, ubwami bw'Imana burayaje, buregere. Imana iturengere cyane. Bibiliya iravuze ngo kuri uyu musozi rero wa Siyoni, ahari icyicaro cy'Imana kiri, aha ni Imana yicara, hazaba abarokotse, hazaba abantu barokotse, hazaba abantu barokotse muri iyi si y'ibyaha, abantu barokotse bakarokoka ubusambanyi, bakarokoka ubusinzi, bakarokoka ishyari, bakarokoka amagambo, bakarokoka buri kintu cyose. Nibajya kugambanira abandi bakarokoka, nibo bazaba kuri uyu musozi. Zaburi ya 15 Dawidi yarabyanditse, aravuga ngo Uwiteka ni uzatura ku musozi wawe wera, Uwiteka ni uzaba mu ihema ryawe, avuga ngo nugendera mu bitunganye. Uwo wenyine ni uzaba kuri uyu musozi, nugendera mu bitunganye, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima, utabeshyeresha abandi ururimi rwe. Kubeshya ni icyaha nabyo, utabeshyeresha abandi ururimi rwe, umutima we nube mu buriganya, ngahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yishimira. Imana ishimwe cyane. Rero kuri uyu musozi nta diplome izakora, kuri uyu musozi nta isasi izakora, kuri uyu musozi nta bumenyi bw'isi buzahakora, kuri uyu musozi nta bwenge bw'isi buzahakora. Kuri uyu musozi hazaba abantu barokotse, hazaba abantu barwanye, hazaba abantu banesheje. Umuntu wanesheje niwe uzaba kuri uyu musozi w'Uwiteka. Umuntu wakoze ibyo gukiranuka, hazaba barokotse, kandi hazaba hera, hazaba ahera, harera. Ubundi Imana irera baroko, Imana irera. Jambo ravuga ngo nuko rero namwe mubabera nk'uko nanjye nera. Imana irera ikeneye ko natwe tubabera, ikeneye ko natwe abayisenga, natwe abayizera tubabera, tugahamya, tugahagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, tukazatabaruka amahoro, hazaba hera. Jambo ryavuze ngo kandi ab'inzu ya Yakobo bazasubirana ibyabo. Reka nkubwire, kugira ngo ubashe kuba kuri uyu musozi, kugira ngo ubashe guhagarara kuri uyu musozi we, kugira ngo ubashe kuba kuri uyu musozi witwa Siyoni, biragusaba kubanza kuguma ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Uvuye kuri uyu muryango ntabwo Siyoni uzayibaho, kuko hirya y'umuryango hari urupfu, hirya y'inzu y'Imana hari urupfu, hirya y'umurimo w'Imana hari urupfu, hirya yo kuva mu byizerwa hari urupfu. Biragusaba kuguma mu buntu bw'Imana,
biragusaba kuguma mu gakiza ka Kristo, biragusaba kubana n'Imana, biragusaba kongera kuba hafi yayo, ukongera ukayinginga. Aho wacoboye, aho wateshutse, ubwira Imana ikubabarire. Aho wumva ufite ubumuga, ubwira Imana ngo nyiza ubumuga, nyiza ubumuga, nyiza ubumuga, nyiza lesiri wiri dry in the shadow my dry, nyiza ubumuga. Mwiriye kuba kuri uyu musozi, ubumuga natewe n'ubusinzi bunyize. Yemwe birashoboka kubwira Imana ikagukiza ubumuga, kabwira Imana ngo nyiza ubumuga. Ubumuga natewe n'ubusambanyi bunyize, ubumuga natewe n'amagambo bunyize, ubumuga aho bwagiye buvura hazi. Imana igukiza ubumuga, Imana igukiza ubumuga, kugira ngo uzabashe kuba kuri uyu musozi wa Siyoni, kuko hazaba barokotse. Twasanze umuntu arokoka kuko ari yarwanye, umuntu arokoka kuko hari ibyo yahuye nabyo, umuntu arokoka kuko ari mu ntambara. Rero nababwiye ko abakristo turi mu ntambara ndetse itoroshye, turi mu ntambara. Iyi ntambara urimo rero, iyi ntambara urimo y'umuhamagaro, iyi ntambara urimo urarwana, iyi ntambara uri kugenda urasana n'ibyaha. Muririmbyi yaravuze ngo mu ntambara ndasana n'ibyaha, mfite umugabo ari we Mwami Yesu. Nituba hamwe tuzanesha, nituba hamwe n'abana umukristo nzahora ndiwe. Mu bintu byose ngeze kugupfa, mu bintu byose ngeze kugupfa. Mana ishimwe, ndi umukristo. Nubwo ndi mu ntambara ariko ndi umukristo, nubwo ndi mu isi itoroshye ariko ndi umukristo. Muri ako kazi wicayemo haranira kuba umukristo, muri icyo gihugu urimo haranira kukibamo ariko uri umukristo. Mana ishimwe, aho ngaho uri muri iyo modoka utwaye haranira kuyitwara ariko uri umukristo. Ubukristo bwawe ubugumane ugeze ku gupfa, kugira ngo uzabashe kuba kuri uyu musozi wa Siyoni. Tugiye gusenga Imana. Hazaba barokotse. Wowe urumva wifuje kuba kuri uyu musozi? Urumva wifuje kuba kuri uyu musozi w'Uwiteka? Urumva wifuje kuba mu bwami bw'Imana? Erega iri juru tubabwira rirahari. Baroko iri juru tubabwira rirahari. Umwanditsi yaravuze ngo niturigeramo tuzareba iby'amaso yacu atarareba, tuzumva iby'amatwi yacu atigeze kumva. Kandi murebera twumvise byinshi, ariko ngo hari n'ibindi tuzumva. Abandi iri juru niturigeramo tuzarya kuri mano yahishwe itarigeze kugaragara. Ndagira mbabwire ngo mureke dukumbura igihugu kurenza gukumbura iby'isi, kuko iyi si igiye gushirana n'ikwifuza kwayo. Dukumbura igihugu nk'abantu bagiye kugitaha, turambirwe iyi si, tube muri iyi si nk'abantu bashaka kuyivamo, tube muri iyi si nk'abantu batayifitemo gakondo. Mu isi si iwacu, mu isi ntabwo ari iwacu, iwacu ni kwa Data, iwacu ni mu ijuru, abizera tuzajyayo, iwacu ni mu ijuru. Mureke twongere dukumbura igihugu, twongere dukumbura Imana, twongere dukumbure. Imana ibagirire neza, Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Reka ngufashe wowe utaragumye ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, wewe uvuyeho, sinzi cyawugukuyeho. Birashoboka ko uyu munsi ntabwo wari uriho, kandi ibyo wakoze birakwereka ko utari uriho. Rero reka mwingingire Imana iguhe imbabazi, ikubabarire, ikugarure mu buntu bwayo. Imana ishimwe. Nongere nibwire ndigufashe muri uru rugamba turimo, uzabashe kurokoka amahoro. Mwami wacu Yesu Kristo, turi imbere y'amaso yawe. Uri Imana yera, uri Imana ikiranuka, uri Data wa twese mwiza, wuzuye imbabazi nyinshi. Ijambo ryawe ravuga wazanywe no gushaka icyari cyarazimiye. Ntabwo wigeze uzanwa n'abazima, ahubwo wazanywe n'abanyabyaha bari baratatanye. Wataye 99 ujya gushaka imwe yari yaratatanye, ujya gushaka iyazimiye, uravuga ngo nayo ni iyanjye. Uragenda urayireba usanga yavunaguritse, niwayita aho ngaho uyishyira ku bitugu, urayizana uyishyira mu zindi. Niyo mpamvu uyu mwanya urarebye iyo ngiyo yari yaratatanye, yari yaravuye mu ihema, yari yaragiye hirya y'umuryango, yari yaragiye mu kabari, yari yaragiye mu busambanyi, yari yaragiye mu bitaguhesheje icyubahiro. Iyo ngiyo urayirebye ubona ko bikwiriye, unyuze ijwi ryawe rihumuriza, unyuze ijwi ryawe kuri Duhumurizanye TV.
urayitaruye, izina ryawe rihimbazwe. Ndamusengeye uyu nguyu wumvishe utsinzwe n'urubanza, umugarureho imbabazi zawe, ubuntu bwawe bwongere bumubeho mu izina rya Yesu. Reka yongera kumbura igihugu, reka yongera kumbure mu ihema, reka yongera kumbura umurimo, abari baratatanye bose turabagaruje mu izina rya Yesu Kristo. Reka bongere bahagarare, bongere bagume mu buntu bwawe. Imbabazi zawe nizibe ku muntu wese, imbabazi zawe nizibe ku babyeyi, zibe ku bagabo, ku basore n'abakobwa. Imbabazi zawe nizimanuke zibe ku bantu bawe mwana. Urakarama kuko uri Uwiteka. Uyu mwanya rero sengeye ubwoko bwawe, itorero, sengeye abakristo, sengeye abakozi bawe. Turasenze, turi mu ntambara, turasobanukiwe kandi urugamba turimo si urwo mu mubiri. Urugamba turimo ntabwo ari urugamba bisanzwe, no, ahubwo ni urugamba rw'umwuka, ni ukurwana n'isi kugira ngo tuzabashe kuyitsinda. Ndasenze dusabye imbaraga zawe nizimanukire mu bizera, ubakomereza amaboko, bwiza bwawe bwongere bumanuke. Urakoze kuri Imana ibyumvise, komeza kutuba hafi no kutugirira neza. Abavuye mu byizerwa wongere ubagarure, abakibirimo uduhe imbaraga tubashe gukomera mu izina rya Kristo Yesu wanesheje. Amen. Utazagira icyo nicyo kuko ingoma